Dr namwe kuko musanga uruhare rw'ababyeyi rwagira icyo rufasha muri uko gukumira inda ziterwa abangavu. nibyo rwose icyo mugenzi wanjye Alice avuze nanjye ndagishimangira kuko buriya umubyeyi niwe ruzingiyeho niwe ruzingiyeho kubera iki kuko niwe wabyaye wa mwana buriya kubyara hahita hakurikiraho n'inshingano zo kurera ukarera wo ko wa mwana paka nawe abaye mukuru akagiye ikenge mu cyaro ni ukuvuga ngo buriya rero iyo umwana w'umwangavu atwaye inda ndetse wenda nanongereho n'iyo n'umuhungu w'ingimbi ateye inda yego ataragera kuri ya myaka ngo nawe ashake urugo rwe buriya n'ababyeyi tuba tubifitemo uruhare kuko ntituba twarabigishije ngo tubasobanurire ikibi n'icyiza tubasobanurire neza inzira bari gucamo n'uko bagomba kwitegura bubaka ubuzima bwabo bw'ejo hazaza kuko tugomba kuvugisha ukuri ntabwo umuntu avuka ngo ahite aba umubyeyi ngo ahite aba umugabo ndetse n'ibidutera umupira ku rubyiruko ngo bari gutwarwa n'ibintu kugira ngo akenshi tunabasobanurira kugira ngo umuntu amenye ko iyo avutse iyo agize imyaka 10 ntahita yubaka inzu ntahita agura imodoka ntahita abona ya radiyo nziza ya telefone nziza ariko inzira bari gucamo akora ibyo gahunda wenda umuryango cyangwa n'igihugu bamuteguriye bishobora gutuma azagera kuri bya bindi arongera ngo ababyeyi kutabona umwanya uhagije wo kuganira n'abana ariko cyane nk'uko mugenzi wanjye Alice yabivuzeho yabigarutseho kuganiriza umwana umuntu atitaye ku myaka umuntu akabitangira kare gashoboka kugira ngo wenda nazanahuga ariko azaba yabikomojeho ibiro biragaragara nk'uko nari nabivuzeho mu kanya ko kubera iterambere umubyeyi hari ibindi ahugiyemo kugira ngo ashake imibereho ashake ibizatunga umuryango ari ugasanga muri kwa guhugira mu iterambere umuntu aribagirwa n'iterambere ry'abantu muri ry'uburere n'imibanire myiza ugasanga muri gahunda y'umunsi nta gahunda ihari yo kuganiriza abana ndetse ugasanga wenda no mu muryango nta gahunda ihari yo kuganira mu muryango wo kuganira tuzi ko mu muco nyarwanda kuva kera abana bigiraga ku ishyiga niko n'ubu banatubwira ko yaba ingengabitekerezo nziza cyangwa mbi akenshi abantu bayigira ku ishyiga kwigira ku ishyiga icyo bivuze ni iki niho umuco umuntu nyine awutorera hahandi ababyeyi uko wenda ubuzima bwari bumeze hageraga nimugoroba abantu batetse ari umubyeyi ababyeyi bakaba bicaye aho hafi y'inkono n'abana babakikije noneho bakabona umwanya wo kuganira bateye ijigo kuko ibiryo bishya uko kuganira rero ku ishyiga nyine ubu muzi ko ntibikibaho kuko nuko amazu yacu yubatse hari igikoni iriya kure hakaba no muri salo mu ruganiriro noneho babatetse baririya abandi bari muri salo ndetse n'ubu dufite ndetse n'amazu afite ibyumba ugasanga abana bari mu byumba ababyeyi bari muri salo abakozi baratetse ni ukuvuga ngo icyo kintu rero usigaye usanga umuco wo kuganira uri kugenda ukendera ugasanga umwana ntakiganira n'ababyeyi ntakimenya guca umugani umwana w'umuhungu w'ingimbi ntiyamenya kuvuga icyivugo umukobwa ntiyaganira na nyina ngo amusobanure utuntu tumwe na tumwe kuko ntihabona umwanya wo kuganira rero navuga ko umubyeyi rwose mu muryango kandi umubyeyi w'umugabo n'uw'umugore kuko bafite uruhare rutagombye no kuganirwaho kuko n'uruhare bahabwa navuga no kuba ari ababyeyi kuba ubyaye umwana hari izo nshingano ugomba kumukurikirana ukamuherekeza nawe akavaho umuntu mukuru nawe akavaho umubyeyi nacyo bituma burya n'ubukwe kuko umuntu yagombye gushyingirwa n'ababyeyi umuntu yikorera ubukwe nk'uko tubibona wenda rimwe na rimwe muri iyi minsi ahubwo umuryango ugakorera umuntu ubukwe kugira ngo uko umuryango umuherekeze ababyeyi bamuherekeze bamwinjize mu rugo rushya kuko acuke ari uko nawe ashinzwe aha rero ngira ngo navuga akantu k'umwihariko kuko ababyeyi turi gucutsa abana igihe kitaragera mwabonye iyo umwana avutse
ubundi abaganga batugira inama ko umwana yagombye konka ibere ryonyine gusa kugeza ku mezi 6. Amezi 6 yagera bagatangira kumwifasha abere, ariko agakomeza no konka kugeza nibura ku myaka 2. Ariko ibi tujya tubona ko ari igihe ababyeyi batabyubahiriza, nabo wenda ntibabyubahirize kubera wenda ariko babyifuza kubera imibereho turi ugasanga nyuma y'amezi 3 umubyeyi w'umumama agomba gusubira ku kazi, kandi asubira ku kazi nta bikorwa remezo bihe wenda ko yajyana umwana ngo yirane nawe ngo amwongereze aho ntibishoboka. Ugasanga umwana acutse ku mezi 3 kandi tuvuga ko yagombye gucukira niba ku myaka 2. Noneho ugasanga ibyo biragenda bitandukanya umwana na nyina akiri na muto cyane. Noneho tugarutse no kwibi amashuri, ku mwana yagiye mu ishuri ubwo abaye wa mwarimu, noneho ugasanga umubyeyi ntabona umwanya wo kumukurikirana 100%. Ndibuka muri covid, mu bihe bya covid amashuri yarahagaze, wumvaga ababyeyi bitotomba. Umwaka wagiye kurangira covid igenje amaguru make, bavuze ngo amashuri aratangiye ababyeyi bariruhutsa, batabana nibagenda ati nibagenda ati kuko bari bamaze igihe bari kumwe. Ugasanga umubyeyi ari guhunga inshingano ze, uvuga ngo umwana yaramunaniye yagize gute yakiruhutsa ngo amashuri atangiye, umwana agiye ku ishuri. Ibyo rero biragaragaza ko ababyeyi ubwo turi kugenda tudohoka, duta inshingano zacu tukazitera umugongo, twumva ko mwari muri ku ishuri ari uzajya dukorera, kandi urya umwarimu wa mbere ari umubyeyi. Ikindi nacyo wenda cya gatatu, abana bageze mu gihe koko cy'ubugimbi n'ubwangavu. Abana bagiye muri iki gihe nyine cy'ubwangavu kuva ku myaka 10 kugera no ku myaka 18 cyangwa 19, usaba ko hari impinduka ziri kuba ku mibiri yabo. Ari ugasanga umubyeyi yaba papa yaba mama ntibari gufata umwanya wo kubwira umwana ati dore wenda watangiye kumera amabere, umusobanurire icyo bivuze. Dore wenda amata yari kuza, amata akari kugenda aba manini, dore icyo bivuze. Dore wagize uduhere mu maso, dore icyo bivuze. Dore uri kugenda umera ukuntu n'abasore cyangwa abagabo batangira kwifuza ku buryo basha wenda kukwishimisha aho bakoresha imibonano mpuzabitsina. Ibyo ntitwibwira abana, ndetse ugasanga rimwe na rimwe n'umwana wenda arangizwa, arahohoterwa kubera ko nta makuru yahawe mbere, n'ababyeyi bamuri kure, ahubwo bikaba byaba n'igihe kirekire ababyeyi batarabimenya kubera ko batabona umwanya wo kuganira n'abana. Aha naho ikindi navugaho cya kane, navuga ni ukuntu usigaye usanga mu muryango, cyane cyane imiryango y'abantu bajijutse cyangwa navuga ngo bateye imbere b'abasirimu, usigaye usanga umwana aharirwa umukozi. Ugasanga umwana arerwa n'umukozi aho kurerwa n'umubyeyi. Umukozi niwe uryamana n'umwana, umukozi niwe utegura umwana ngo ajye ku ishuri, umukozi niwe ugaburira umwana, umukozi niwe ufasha umwana kureba imyenda uko imeze, kureba amasomo uko ameze. Muri make ugasanga umukozi mu rugo niwe afashe inshingano z'umubyeyi. hari aho biza guhurira se na kwa uzagira ngo azakure abe yaterwa inda cyane rwose. Birahura uko birumvikana, buriya tuvugishije ukuri, burya umubyeyi nta cyamusimbura. Kuko umubyeyi icyo avuze, mugenzi wanjye Alisa yageze kubivugaho ko burya umubyeyi icyo abwiye umwana aracyumva akanacyubaha. Uzarebe iyo umwana ari kumwe n'umubyeyi we, tujye nk'akana kari kumwe na mama cyangwa na papa, bari nko mu nzira bagenda, ubwo kagenda kidundadunda rwose, kumva ko kari kumwe n'umuntu ukomeye, kaba kazi ko nta n'igikoko cyavara ngo kibe cyamukoraho, ari kumwe n'umubyeyi. Ni ukuvuga ngo n'icyo umubyeyi amubwiye rero aba yumva ko ari nka Bibiliya, aba yumva ko ari nk'Imana ikimubwiye, kuko umwana burya azi ko nyuma y'Imana ari umubyeyi we. Ariko noneho iyo umubyeyi rero atabonetse hakagira undi umusimbura, wa mukozi arakorera amafaranga, ntabwo yikorera. Ntihazajya umubyeyi uzibwira ko buriya umukozi wo mu rugo azamuhera umwana uko yagombye kumurera, ahubwo hari igihe ubwo wa mukozi wahaye umwana ashobora no kumwangiza akaba ariwe wamuterana yanda, nabyo birashoboka. Cyangwa se umwana yatangira kugira imico mibi, hari abantu bari kumushuka, kuko umukozi wenda na barya bamushuka bamunyuzeho, ahubwo umukozi akabigiramo uruhare, ugasanga wa mwana atewe inda, umukozi abizi ariko yarabihishe umubyeyi.
yego. hari undi agira ngo rero ibi rwose tubivugeho kuko kureresha umwana ugihari nta kibazo cyabaye wenda we utakiri muri ubu buzima ugasanga urahari urahumeka ari ugasanga uri kureresha umwana undi wenda undi nagufashe ariko nawe ntutakaze za nshingano. none se dogite ko abantu kubera iyi mibereho barimo yo gushakisha nta kundi byagenda watanga iyihe nama? buriya sinavuga ngo nta kundi byagenda buriya kurera umwana ntibisaba ibintu bikomeye cyane ndetse ahubwo ni no gushaka imibereho iterambere riri aha burya hari ukuntu rishobora gutuma ushobora kurera umwana wenda utanamwegereye kubera ya telefone kubera za mbuga nkoranyambaga ariko nibura ku gatima k'umubyeyi buri kanya kagakubita kata umwana ari hehe. Noneho ahubwo ukifashisha iby'ikoranabuhanga rigenda rizana kugira ngo ibyo bintu bimenye kuko buriya nemeza ndashidikanya ko umubyeyi aho ari hose ariko yagiye akurikirana amasaha y'umunsi aho umwana ari ibyo ari gukora n'abo bari kumwe uwo mwana buriya kuko nawe uko umubyeyi abona ko umubyeyi akomeza amukurikirana umwana azagerageza kwitwara neza kuko cya gitsure cy'umubyeyi azabona ko kimuriho nubwo atari kumwe n'umubyeyi ijana ku ijana ariko umwana uzabona hashize iminsi ibiri umubyeyi atamubaza ati ese cyangwa urihe cyangwa yaza yataha mu rugo agasanga wenda umwana yaryamye ntagire ngo namusuhuze umwana azabona ko wa mubyeyi ari hirya kuko n'umuntu ashobora kumushuka ntagire icyo abwira umubyeyi cyane cyane ko buriya umubyeyi utafashe iya mbere ngo aganirize umwana ntabwo ari umwana uzafata iya mbere ngo ajye kubaza umubyeyi burya umubyeyi niwe ujijutse niwe ufite ubumenyi buriya niwe wagombye gutangira kuganiriza umwana ku buzima bw'imyororokere ku mikurire ye ku mbinduka na mbere y'uko umwana abimubaza. Reka dufate urugero rwiza rwo mu ishuri burya iyo umwana ageze mu ishuri umwarimu niwe utangira kwereka umwana umunyeshuri niwe umwigisha ati bandika inyuguti gutya akayamwereka uko babyandika si umwana ubaza mwarimu uti nyigisha iki burya umwarimu niwe ufata iya mbere akigisha umwana ibyo umwana atamusabye kuko umwarimu aba afite gahunda y'ibyo azamwigisha. Burya n'umubyeyi rero uko twabyaye umwana twagombye kuba dufite gahunda kugeza igihe tuzamukuza nawe akubaka urugo rwe no tukajya tugenda tumutegura yaba turi hafi yaba turi kure tukareba uko tubikora ariko umwana akumva ko umubyeyi amuri hafi amuri inyuma amukurikirana ari kumwe nawe ku buryo umwana atazumva ko umubyeyi ari kure.